Reka mbasuhuze mwese aho muri hose, nizere ko mumeze neza bakunzi ba filime ya Zara. Ni episode ya 15, ni episode tugiye kugarukaho mu buryo burambuye ndetse no mu buryo bwose bugiye butandukanye. Byashoboka ko iyi episode ya 15 waba wayibonye cyangwa se utarayibona, gusa ndagira ngo ubane nanjye neza umenye byinshi kuri yo ndetse binarambuye. Icyo nkwibutsa ni ugukanda subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubana neza 5 kuri 5. Aho muri hose Imana ikomeze ibafashe mu byo muri gukora byose ndetse n'ibyo muri gutekereza byose n'uburyo bwose mukomeje kugenda mubana n'iyi filime ya Zara serie. Filime nziza cyane ndetse filime ikomeza kugenda igaragaza urukundo hagati y'abakunzi bayo ndetse nayo ubwayo, uburyo ibiri mu rukundo. Ndagira ngo tugaruke kuri Karangwa ndetse tugaruke no kuri Koyina ndetse tugaruke no kwitwa Zara. Aba bantu bombi batatu turaza kubahuza ndetse tuze no kubahuza nanone n'undi witwa uyu Gavani mama wa Koyina, ndetse tuze no kugaruka kuri masenge wa Zara cyangwa se mushiki wa Karangwa. Gusa turaza no kugaruka kuri Liam ndetse tugaruke no kuri Rita mushiki we. Ibyo byose ndagira ngo tuze kubikusanyiriza hamwe tubigaruke mu buryo burambuye ndetse no mu buryo bwose bugiye butandukanye. Nibi byose n'ubundi ni episode ya 15 nkuko nari mbivuzeho. Byashoboka ko wayibonye cyangwa se utarayibona, gusa wowe bana nanjye uragenda umenya byinshi kuri yo ndetse binarambuye muri rusange. Ubushize twabonye cyangwa se kuri episode ya 14 twabonye iyi filime ya Zara isiga uyu Gavana abwiye Zara yuko mu gihe gito cyane Karangwa arabafunguwe ndetse na mbere yaho bari bubone n'uburyo bajya bamusura kuri gereza. Ibi ntabwo byariho, ibi ngibi ni Gavani wabigizemo ubushake ndetse wabigizemo n'uruhare kugira ngo bajye basura Karangwa muri gereza. Mbere ubundi ntabwo bamusuraga, mwagira ngo mwagiye mubibona ko abantu benshi bagiye bayikurikirana neza 5 kuri 5 ndetse bagiye banayikurikirana neza uko yatangiye ndetse kugeza irangiye muri rusange. Mwibutsa gukanda subscribe kugira ngo dukomeze n'ubundi tubane neza 5 kuri 5 muri aka gasobanuye kacu ka filime nyarwanda ndetse tugenda tunagaruka ku bindi bitandukanye. Ni episode ya 15, ni ukuvuga ngo ubu bukwe bwa Zara ndetse na Koyina, ubu ni ubukwe bwavuzwe cyane, ni ubukwe bwajemo ibibazo byinshi, ni ubukwe bwajemo kwitekerezaho cyane ndetse no n'agahinda gakomeye gakabije, by'umwihariko ariko ku ruhande rwa Zara, kubera ko Zara ubukwe nubwo bwapanzwe gutya cyangwa se biri muri gahunda, Zara yabanje kubyanga. Ndetse nanone igikurikiyeho kuri episode ya 15, uyu Zara mu gihe araba agiye gusura papa we cyangwa se Karangwa muri gereza, ubwo araba yabonye n'amahirwe cyangwa se yabonye n'uburyo bwo kumusura nk'uko Gavani mama wa Koyina cyangwa se nyirabukwe we yabimubwiye ubwo bari hafi ku meza bari gusangira cyangwa se bari kugenda banakora n'akantu ko kwishimana cyangwa se gushimirana uburyo bakomeje kugenda babana, uburyo bakomeje kugenda Zara yinjira mu muryango mushya wa Gavani. Ibyo byose ngira ngo murabizi neza ku bantu bakoze icyo gikorwa. Ni ukuvuga ngo rero uyu Gavani cyangwa se uyu mama wa Koyina n'ubundi afite ubushobozi cyangwa se bishobotse yabigiramo uruhare kugira ngo Karangwa afungurwe, noneho cyane cyane muri buriya bukwe bugiye kuba hagati ya Zara ndetse na Koyina. Gusa n'ubundi ubu bukwe bwa Koyina ndetse na Zara nubwo bimeze gutya cyangwa se nubwo bakomeje kugenda babishyiramo imbaraga zidasanzwe, ibi ngibi n'ubundi bishobora kuzazamo kidobya cyangwa se kwa kundi bavuga ngo ishishi iguyemo isosi iguye mu ishishi. Ibi bintu bishobora kuzaba kuri Koyina ndetse na Zara kubera yuko bazamenya yuko uyu Gavani ashobora kuba afite ubushobozi cyangwa se ari we wanagize uruhare mu kwica wa mugabo Murenzi, kubera ko yakoranaga na Karangwa. Kandi nanone uyu Murenzi ngira ngo Zara twabonye ko ari we wamubabaje cyane ubwo yiyahuraga. Ibaze none nibamenya ko ari Gavani ari we wagize uruhare mu gupfa kwe cyangwa se ari nawe wamwicishije. Ibi byose bishobora kuzakurura amakimbirane, gusa ntabwo biraba cyangwa se ntabwo turabibona, ariko ni uguteganya ndetse bitewe no gusobanura filime yacu kuyisesengura, umuntu arijya abona bishobora kugwa muri iyo manka cyangwa se
bishobora kugwa muri ubwo buryo. Kugira ngo uzajye ubana natwe neza 5/5 nk'uko mubizi, nk'uko bisanzwe ku bantu benshi babikora, ndagira ngo nkwibutse gukanda subscribe, nkwibutse no gukanda kunzogera kugira ngo ujye ukomeza ubane natwe umunsi ku wundi muri byose, ndetse binarambuye mu buryo bumeze neza cyane kuri episode iyo ariyo yose yo kuri filime ya Zara mukunda cyane ndetse inakunzwe ku rwego ruri hejuru cyane. Ku rundi ruhande Liam ndetse n'uyu Rita mushiki we, aba bantu barababaje cyane ndetse bafite n'agahinda, kabaho kuba kaba uburyo bwo kubaho ndetse kaba n'uburyo bwo kuba babona n'ubundi buryo bisanzura mu byo bari gukora, aho bari gukora ndetse n'aho bari muri rusange. Urumva yuko ari ibintu bikomeje kugenda bibakomerana. Ni ukuvuga ngo rero uyu Rita ndetse n'uyu Liam ubwo bakomeje kugenda bacibwa n'uriya mama nyiramasenge wa Zara, cyangwa se abirukana bagera mu rugo, abita ingunzu, abita iki, ibyo byose kugira ngo twagiye tubyumva. Ibi byose bigenda bibakururira ishavu, agahinda ndetse no kubabara cyane ku ruhande rwa Liam ndetse no ku ruhande rwa Rita. Aba bantu bombi ni abavandimwe babiri, cyangwa se baravukana mu ndimwe, cyangwa se ku babyeyi bombi, ariko n'ubundi bakomeje kugenda basangira agahinda ndetse n'umubabaro muri rusange. Nanone ubu bukwe bwa Zara ndetse n'uyu Koyina, bitewe n'uburyo uyu Liam yakunze Zara cyane, nubwo yakunze ibidashoboka cyangwa se igihe cyamurenganye cyo kuba yakabaye yaramukunze, uyu Rita nawe yagiye abigarukaho cyane, anavuga ati nibyo ukunda Zara, ariko nanone igihe cyaragusize cyangwa se igihe cyarakurenganye, ubu ngubu ntabwo bigishobotse yuko mushobora kuba mwaba muri kumwe mwakomezanya urukundo rwanyu. Ibyo ngibyo ni ibintu mushiki we Rita yagiye abwira Liam, atariko nubwo ati gusa kuba waramukunze nibyo, atariko ikimbabaje cyane nuko wakunze ibidashoboka cyangwa se wakunze ibitazashoboka. Ibyo ngibyo birababaza cyane ku bantu b'abatipe byabayeho, ku bantu b'abatipe bibaho, abo bantu barabizi, cyangwa se n'abakobwa n'ubundi nk'uko wenda hari biba kuri buri muntu wese. Ibyo bintu benshi barabizi cyangwa se bazi ko bibaho, cyane cyane noneho ku bantu byabayeho cyangwa se ku bantu bigenda bibaho rimwe na rimwe. Ibyo ngibyo ngira ngo muba mubizi cyane ndetse no kundusha. Ndetse unabona yuko uyu Karangwa namara gufungurwa, bwa mbere na mbere yahaye impanuro Zara zo gukomeza aho yari agereje, ari kubaka ibikorwa, ataho kugira ngo abisange byarasuye inyuma, ahubwo azasange byarateye imbere. Ibyo ngibyo nibyo yasabaga Zara nk'umwana we, cyangwa se abisabwa n'umubyeyi we Karangwa aho yari ari muri gereza, kugira ngo abantu benshi cyangwa se abantu babashije kugera ahantu nk'ariya barabizi. Ibyo ngibyo rero turi kwibaza niba Zara ashobora kuzabikora cyangwa se adashobora kuzabikora, kubera ko akazi aba ari gukora nako ntikaba koroshye, cyangwa se ibyo ari gukora nabyo ntibiba byoroshye. Ibyo byose ni ukubitegereza tukareba ibyari byo, cyangwa se tukareba uko bimeze muri rusange. Ni episode ya 15 ndetse ni episode abantu benshi bari bategereje, cyangwa se banategereje ari benshi cyane muri rusange. Byashoboka yuko ushobora kuba wayibonye cyangwa se utarayibona. Benshi mushobora kumbaza ngo ese kubera iki kuvuga ngo byashoboka ko umuntu ashobora kuba yayibonye cyangwa se atarayibona? Ibyo ngibyo nabyo ni ibintu umuntu wese ashobora kwibazaho. Birashoboka kubera ko njyewe nshobora kuba nasohoye ubusesenguzi bwayo cyangwa se agasobanuye kayo filime yasohotse, ariko kubera ko njyewe ntabwo mvuga ati filime yasohotse yagize ite, njyewe mbanza gusesengura mbere yuko nayibona cyangwa se mbere yuko isohoka, kugira ngo none wize kujya hanze mwamenye agasobanuye kayo uburyo imeze ndetse n'ibiraza kuba biyiranga, ndetse cyangwa se mu kimwe nanasobanura yasohotse. Ibyo nabyo ni ibintu byumvikana, kubera yuko mba ndi gusobanura akantu ku kandi, mukagenda namwe munyurwa n'ibyo ndi kugenda mbagezaho. Icyo usabwa rero wowe ni ugukanda subscribe, tukagenda tugenda tubana neza 5/5, ndetse tukajya tugenda tubana neza umunsi ku wundi muri byose, ndetse no mu bindi bigiye bitandukanye kuri iyi filime ya Zara serie. Ni episode ya 15, mukomeze mubane nanjye neza 5/5. Ndabakunda cyane, mwibutsa gukanda subscribe, dukomeze twubake ya chaîne yanyu ya YouTube channel ya B News TV 123. Ciao ciao.